amabati aratobagurika, imvura yarwa nkabona iri mbese ibintu bikanyagirwa kandi byitwa ngo turi mu nzu. Ibintu bitubera ibibazo bikomeye pe. Ariko Imana kuntu igitabara, hari uko yaje kubigenza, imaze kugira uko ibigenza iduhereza ubushobozi tujya mu nzu. Icyo gihe yari yendutse yari ya 2, ariko nyine twatuyikodeshereje. Imana nitugirire neza. Nubwo ibyo byose byabiriwe, nari mfite umubyeyi, ntabwo nagiye kumutakira, kuko ngenda nkamutakira ntabwo yari kubura ukuntu ngenza. Nari mfite mabukwe, nari mfite databukwe, iyo ngenda nkabatakira ntabwo bari kubura uko bangenza. Nari mfite abantu bakomeye pe, nagenda nkaririra, iyo mbaririra ntabwo bari kubura uko bangenza. Kimwe nuko ushobora kubera yuko hari indirimbo numvishe ivuga ngo nta mugwaza ukugwaza. Iyo uri mu bitaro by'ikigeragezo, igihe cyawe cyageze cyo guhabwa bazaguha, ariko igihe cyawe nikigera akaba ari nta muntu waguhereza n'ikintu, wanaburara uturanye n'abari kurya bakanabimena muri puberi, Imana ikabyemera ko uburara. Buriya Imana nta hantu itakura umuntu, nta n'ahantu itageza umuntu. Imana ni umukozi w'umuhanga, ni ndiho, Imana ni ndabishoboye, ishoboye byose, nta muntu wayikoreye uzakorwa n'isoni. Kuntu Uwiteka avuganye natwe uyu munsi wa none. Uwiteka yonkeje abana, arangije kubonsa, arabarera, ariko nibo bari kumugomera. Abantu nibo basigaye birirwa batukisha Imana, kandi aribo bakagombye kuyubaha. Uwo bakagombye kubibaho imbuto nziza, ntabwo buno zikigaragara. Ntibigutangaze ko uzabona umuntu yagiye gusenga, ukabona yagiye gusenga yambaye neza, yambaye nka Esteri, reka bari ko tubivugaho muri Bibiliya, yataha akimara gusohoka urusengero agahita yiyambarira ibyo yishakiye. Niba wagiye mu nzu y'Imana, wagiye gusenga, bigaragaze. Kugenda ufashe Bibiliya uvuye gusenga nta kibazo kibirimo. Kugera mu rusengero ugakenyera igitenge, wagera hanze igitenge ukagikuramo ukagenda wambaye ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byiza bene data. Mureke iyi minsi turimo twihane, twiyeze, dusengere igihugu tuzajyamo cyo mu ijuru. Dusenge tukiri muri iyi si, Imana izadushoboze, kuko umunsi umwe tuzirirwa mu isi, ariko ntabwo tuzayiraramo, cyangwa se tuyiraremo ariko ntituyirirwemo. Ibyo byose rero tubishobozwa na Kristo, niwe uduha imbaraga zo kunesha ibyo byose. Kandi urugamba twe turwana, abantu basenga ntabwo bari urw'umubiri bene data. Abantu b'abakiranutsi bakwiriye kurwana urugamba rw'umwuka, kugira ngo Imana ikomeza kudushoboza byose. Imana itugirire neza. Shalom shalom. Ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turashima Imana yaturinze kuva mu gitondo kugeza aya masaha. N'ukuri pe, hari benshi babyifuje ntibabibona, hari benshi bapfuye kandi gupfa kwabo akaba ari nta ruhare babigizemo, hari benshi bakoze impanuka, hari benshi bageze mu mazu y'imbohe, ariko twebwe Imana yaturinze. Turi gushima Imana, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Dushima Imana kandi yanabarinze, ikaba yarinze igihugu cy'u Rwanda, ikaba yaturinze imivurungano y'isa, tukaba ari nta gikuba cyacitse mu gihugu cyacu. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Dushima Imana cyane cyane, ariko mbere na mbere reka tumanze tuyiragize, kuko niyo mugenga wa byose. Mana mu izina rya Yesu turagushimira, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, ni ukuri ushoboye byose, ni wamamare mu mahanga yose. Tugushimiye yuko waturinze tudakwiye. Ni ukuri hari benshi bapfuye ariko twebwe turiho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana tukweretse aka kanya tugiye kwinjiramo, turakunyuze kugira ngo ukiyoborere nk'Imana, naba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amagambo tugiye kuvuga turakunyuze kugira ngo tubere mikoro. Uwiteka turakunyuze kugira ngo abe ari we urangurira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe muri byose, niko dusabye twizeye izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mbere na mbere turashima Imana ikomeje kuturinda isaha pe tukaba tukiri bazima, ntihabwe icyubahiro. Tubayeho kubw'imbabazi z'Imana. Utemeye yuko ari imbabazi z'Imana, sinzi Imana wabukorera iyari. Hari indirimbo twaririmbaga muri korali naririmbagamo, yavugaga ngo imbabazi zawe Mana
nizo zidutunze. Ubuntu bwawe Mana buraduhagije, ubuntu bwawe Mana buraduhagije. Amena. Nange yo ndebye mbona ubuntu bw'Imana nibwo butubeshejeho, imbabazi zayo umva nizo zidutunze. Iyo korali bivuga ko iyo ndirimbo pe iri mu mavuta, kuko tubeshejweho n'imbabazi z'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo budutuye, kuko iyo ataba ubuntu bwayo ubu ngubu tuba twaribagiranye. Iyo ndebye ngewe ubwange abo twavukiye rimwe, abo twari mu rungano benshi barapfuye pe, ariko ngenda cyariho kandi ntacyo natanze. Birashoboka ko nawe ugihumeka umwuka w'abazima, byashoboka kuba ufite agahinda, kuba ufite ibibazo, kuba ufite intambara, ariko Imana ibyo byose Imana ibirenze. Imana ibisumbije imbaraga. Uyu munsi wa none niwizera Imana irakubera byose. Uyu munsi wa none nuyizera irakubera ibyiringiro, kuko ngo ntawe wayizeye ngo akorwe n'isoni cyangwa se ngo urubyaro rwe usabirize. Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none rero tudatinze, hari ijambo ry'Imana nabateguriye turi busangire uyu munsi. Turasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, turasoma duhereye ku bice 2 turageza ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo namwe yarabazuye, natwe tuvuge yuko yatuzuye. Uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ngo natwe yaratuzuye. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Twakurikizaga umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya, kandi bose ngo twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Tugeze ku murongo wa 5. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu harimo udukubo, ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Bwa buntu nahoze mbabwira ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Mbese tuba twicaranye n'Imana mu ijuru ariko mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe ku bw'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nubwo byavuye ku mirimo nyine, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ku murongo wa 10 ari nawe wa nyuma, wo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo natwe turi abo yazuye. Natwe burya nubwo tubona tugenda, Imana yaratuzuye. Buriya twebwe kuba turiho, wavuga yuko turiho ku bw'ubuntu, kandi twakijijwe ku bw'ubuntu. Imana nitugirire neza, kandi ubwo buntu nibwo butubeshejeho uyu munsi wa none. Imana itugirire neza. Buriya Imana nta hantu itakura umuntu, nta n'ahantu itageza umuntu. Imana ni umukozi w'umuhanga, ni ndiho. Imana ni ndabishoboye, ishoboye byose. Nta muntu wayikoreye uzakorwa n'isoni, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Imana ishoboye byose, iritamurura. Icyo gihe ibana nanjye, icyo gihe iranigaragariza. Ntabwo nari nzi yuko nanjye naba mu nzu itari gutura, mbese itava.
ntabwo nari mbizi ko byashoboka, ariko kubera Imana niyo idushoboza, kubera yuko yatwiremeye, ituremeye imirimo myiza, twagiye dushaka uburyo dusenga nyine tukayikorera. Hari ukuntu umuntu ajya mu nzu y'Imana ariko yabuze aho yirirwa, yabuze icyo akora. Abantu benshi bajya babikora, ariko bene data ndabifuriza kugira ngo mbashishikariza kugira ngo mushake Uwiteka, buno bigishoboka ko abonwa, mumushake, mumusenge, musenge mutisengesheje, kuko amazi ntabwo ari yayandi. Nasomye ijambo rirambwira ati, ijambo riri muri Matayo riri muri Matayo, reka turisome. Matayo ibice 7, reka dusome ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo ntimugacire abantu urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ijambo ry'Imana riranditse ngo ntimugacire abantu imanza. Wari uzi ko hari umuntu uca imanza, agaca imanza akabanaca imanza agacumura? Hari umuntu ushobora kuzana nk'urugero kubona, ukabona yinjiye mu nzu y'Imana, akinjira mu nzu y'Imana, wenda batangira nka 2:00, ukabona yinjiyemo nka 4:00. Waba uri mu rusengero ugahita umucira urubanza, se nk'uyu nguyu yararihe, yarari mu biki, bigatuma umucira urubanza. Wamara kumucira urubanza, ijambo ry'Imana riranditse ngo hano muri Matayo ngo ntimugacire abantu urubanza mwiretse. Kubera yuko nasomye ijambo ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ushobora kujya mu kazi kawe, wagera mu kazi Uwiteka akagufatira, yamara kugufatira mugahita ubaririza, kabaza se nta hantu basenze, aho ngaho Imana igufatiye ugahita ujya mu nzu y'Imana. Wamara kujya mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana ni heza, naho gukirira. Mu nzu y'Imana niho turuhukira, iyo ufite ibibazo bishirira mu nzu y'Imana. Nta handi waruhukira bene data utaretse mu nzu y'Imana. Imana wagera mu nzu y'Imana kumva mbese iraguhumurisha, ishobora kuguhumuriza ikoresheje umwana wayo w'umuhanuzi, ishobora kuguhumuriza ikoresheje Bibiliya, ishobora kuguhumuriza mbese ntabwo Imana niba utabura uko ibigenza ikaguhumuriza, Imana ikagufata. Ubwo rero wandi uri mu nzu y'Imana, wewe uriya aje gusenga iki gihe, uriya mbese niba ugiye gusenga usenge nyine umenye yuko ari ugusenga bikujyane. Nge niko mbyumva nk'ijambo ry'Imana, umenye ko ari ugusenga bikujyane. Gusenga kwiza riba wicaranye n'umuntu wambaye imyenda mibi, kubera yuko natwe Imana yaratubatuye. Ntumutekerezeho, ese numwibazaho ngo yambaye imyenda mibi, ko ariyo yaba afite, muyo ufite weho ko ufite myinshi. Imana ntigukoreshe ngo umuhe imyambaro. Burya kirazira kuvuga umuntu w'Imana, ntabwo aba ari byiza bene data. Kirazira kumuvuga usenga, riba uri umuntu usenga wemera. Mbese iyo umuntu usenga akwiriye kugendera mu mbuto z'umwuka, akirinda imbuto mbese z'uyu mubiri, ibyo kamere zirarikira, ibiganiro bibi, ibintu nk'ibyo mbese. Imana rero ijye idushoboza, Imana ikomeze itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana nk'uko ryatubwiye ngo turabe Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza. Ese nta mirimo mibi waba ukora muri wowe? Ese ntabwo waba ugambanira mugenzi wawe? Ese ntabwo waba uri umwicanyi? Ese ntabwo waba uri umwibone? Ese ntabwo waba ukora ibiteye isoni? Ntabwo waba ukora iby'isoni nke? Uyu munsi wa none naje kukubwira ngo wigenzure, urebe imigenzereze yawe. Ese ntabwo waba uri umujura ukaba wiba mbese ukaba kwiba byarakubereye ububata? Ntabwo waba ufite icyaha cyakunaniye kukihana? Uyu munsi wa none ngo garuka k'Uwiteka, yiteguye kukubabarira, kubera yuko inzira zose wacamo
zitarimo Imana, ntabwo izo nzira ntabwo zaba ari nziza. Ijambo ry'Imana muri Yohana 14 umutwe w'amagambo buranditswe ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo inzira zose wacamo zitarimo Imana bene data, izo nzira rwose nta kintu nagutangariza. Inzira zose wanyuramo, inzira zose wacamo, inzira zose aho wagendera hose utari kumwe n'Imana, byose ntacyo biba bimaze. Imana ikomeze kutugirira neza. Twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Imana yaratubatuye. Imana niyo yatugize abo turi bo. Imana nigira icyo ikora kandi ikagikomeza. Imana itugirire neza. Imana igitwimana, Imana ikaturengera, ikatubera ku rugamba. Mureke natwe twihane, mureke tureke gusubiza Umwami Yesu ku musaraba, mureke tujye tugendera mu bitunganye, kugira ngo natwe mu bazagera mu bwami bw'Imana tuzagereyo. Imana itugirire neza cyane. Kubera yuko usomye hano muri Yesaya, ni Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 2, reka tuhasome ngo umva wajuru we, ngo tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Umva kuntu Uwiteka avuganya natwe umunsi wa none. Uwiteka yonkeje abana, arangije kubonsa arabarera, ariko nibo bari kumugomera. Abantu nibo basigaye birirwa batukisha Imana, kandi aribo bakagombye kuyubaha. Uwo wakagombye kubibaho imbuto nziza, ntabwo buno zikigaragara. Ntibigutangaze ko uzabona umuntu yagiye gusenga, ukabona yagiye gusenga yambaye neza, yambaye nka Esteri, reka bari ko tubivugaho muri Bibiliya, yataha akimara gusohoka urusengero agahita yiyambarira ibyo yishakiye, ukabona nta hantu ataniye n'ab'isi. Kandi twebwe ab'isi turatandukanye buke. Ab'isi ntabwo twakagombye kumera nkabo. Ab'isi barasinda, ab'isi baragambana, ab'isi baratukana, ab'isi bakora mbese baba bashaka kwigaragaza ukuri. Niba wagiye mu nzu y'Imana, wagiye gusenga, bigaragaze. Kugenda ufashe Bibiliya uvuye gusenga nta kibazo kibirimo. Kugera mu rusengero ugakenyera igitenge, wagera hanze igitenge ukagikuramo ukagenda wambaye ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byiza bene data. Mureke iyi minsi turimo twihane, twiyeze, dusengere igihugu tuzajyamo cyo mu ijuru. Dusenge tukiri muri iyi si, Imana izadushoboze, kuko umunsi umwe tuzirirwa mu isi ariko ntabwo tuzayiraramo, cyangwa se tuyiraremo ariko ntituyirirwemo. Ibyo byose rero tubishobozwa na Kristo, niwe uduha imbaraga zo kunesha ibyo byose. Kandi urugamba twe tugwana, abantu basenga ntabwo bari urw'umubiri bene data. Abantu b'abakiranutsi bakwiriye kugwana urugamba rw'umwuka, kugira ngo Imana ikomeza kudushoboza byose. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Birakwiye ngo umva wajuru we, ngo tega amatwi nawe wasiwe, utega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera, ariko barangomera. Uwiteka hari igihe tujya tumubabaza. Uzi kugira ngo umuntu akureme, agutoranye, ashake yuko uzagera kuri iyi si, namara kukurema umugomere, namara kukurema wumve ko ntacyo akumariye. Uwiteka, hari aho nasomye ngo Uwiteka ararira. Uwiteka arizwa n'ibyaha bibera muri iyi si. Uwiteka arizwa n'abantu yaremye, kandi akabarema baremeye imirimo myiza, ariko bakarushaho gukora imirimo mibi. Uyu munsi ndabifuriza kugira ngo twese twirinde, tuve mu mirimo mibi, dukore imirimo myiza. Dusenge Imana kandi tuyisenge nta buryarya, tuyisenge dufite umwete, kuko ntawasenze Imana ngo yicwe n'inzara. Ntawasenze Imana wagenda asabiriza, wagenda ari gusabiriza. Mu maboko y'Imana harimo byinshi, byose biba biri mu maboko y'Imana. Ushobora kugira inzara, ariko wagira inzara
akaba atari ibihe byose. Ushobora kujya gusenga Imana ikakubwira ati mwana wanjye ndakugaburira. Hari abantu batizera, wagera mu rugo ugasanga uraburaye, wabona uraburaye ukavuga se ko Imana yambwiye ngo irangaburiye, nkaba ndi kubona mburaye, none bimeze bite? Abenshi Imana ibabwira gutyo, yamara kubibabwira ugasanga babuze kwizera, bakubura, ugasanga bacitse intege, ugasanga mbese ntabwo bakizeye Imana ugasanga bayitakarije icyizere. Imana ishobora kukubwira ngo izakugaburira, ibyiza biba biri imbere, ntibibi byako kandi. Ndibuka rimwe nagiye gusenga, inzara yari imereye nabi cyane. Imana irangije irambwira ati mwana wanjye ndakugaburira, mugiriye neza, ntucike intege. Icyo gihe ndataha ngeze mu rugo ndaburara, Imana irabyemera ko mburara, ndaburara. N'ejo yaho sinajya nariye ibyo nanagiye kuvumba ahandi, ngeze mu rugo aba ari byo ndarira. Ntimukabone umuntu yabagendereye, niba umuntu yakugendereye ari umushyitsi, mu byo ufite ujye ugaragaza umwakira. Niba yaba ari umushyitsi w'umusango, hari igihe aba afite ikibazo cy'inzara, ndaheruka kurya, ngo noneho utamugaburira bikaba bibi cyane. Ubwo rero aho nagiye nagira amahirwe wenda hari nkabona barangaburira, utwo nariye aho ngaho bikaba ngombwa ko ari two ndarira ngeze mu rugo. Imba muri ubwo buzima, ntabwo nari nzi yuko mu bantu bazabona ibyo kurya, ntabwo nari nzi ko nzabibona, ariko nshimiye Imana yidushoboza byose ko yageze aho ikana ibyo kurya. Buno nange ntabwo najya gusabiriza nk'uko mbere byari bimeze. Kandi kubona umuntu ari gusaba ugasanga umwibajijeho, ugasanga utekereje byinshi, burya ntawe usaba ari wenda hari abasaba ari ingeso, ariko ntabwo bari bose. Burya umuntu ageraho gusaba umuntu byamurenze. Imana yageze aho nk'uko yabimbwiye irangaburira. Kera mu minsi yashize, ntabwo navuga ngo ni kera cyane, mu myaka itambutse nari narananutse. Imana irambwira ati mwana wanjye, kubera yuko wankoreye ndongeye nguhaye umubiri, ariko uzi kugira inzara unananutse aba ari urugamba bene data. Ariko ugize inzara umeze nka gutya ameze, ntabwo bapfa kumenya yuko usenga. Ariko iyo ugize inzara unanutse aba ari ibibazo. Hari igihe cyageze njya mu bukwe bantumiye, kubera naje kugira ikibazo, imyenda nari mfite yose barayiba, n'inzu barayikubura, ibintu byose barabyiba. Ikintu bansigiye ni amabido, bansigira n'intebe nari mfite. Bamaze kunyiba gutyo, umuntu anumira mu bukwe, njya mu bukwe, ariko mu kugera mu bukwe bitewe n'uko nari ingana, aho nicaye hashira nk'iminota 2, tihaguruka tukwereka aho wicara. Nari nazindutse nicaye imbere, bagenda banyimura, bageza ku ntebe y'inyuma, barakomeza baranyimura, birangira bangije hanze. Kandi nari nazindutse, kandi nari natwereye, mu bushobozi buke nari mfite nari natwereye. Ariko hari igihe umuntu arebera umuntu mu gihe arimo bikamutera kumusuzugura. Ariko bene data, ntugasuzugure umuntu, kubera yuko ubuzima uyu munsi wabukize, ariko ejo ugakena. Uyu munsi wabutunze, ariko ejo bitewe n'uko ibyo utunze ubyitwayemo nabi, Imana igatabara wa wundi witwaye neza, wewe ukiri muri ibyo ngibyo. Nabayeho muri ubwo buzima, mbaho muri ubwo buzima, fata umwanzuro yuko nazongera gutaha ubukwe. Buriya no kujya mu bukwe ntekereje ukuntu icyo gihe bansuzuguye, aba ari gakeya gashoboka. Ubwo barasohora, birangira bageze hanze, kandi nzi ko ndi bujye mu bukwe. Hari abantu bajya ifiriti bageze mu bukwe, abo ngabo ndabahaye pole, igihe kizagera namwe muzitekere. Hari abantu bajya ku nyama ari uko bagiye mu bukwe, kandi nabwo bagacungana n'uko barajya imbere bakazijya. Ariko buriya hari igihe kizagera Imana namwe ikabagaburira, ikabaha ibyo mwifuza byose. Igihe kiragera nyine birangira ntanafatanywe kandi natwereye, bitewe n'umuntu wari uri guseriva yandebeye mu gihe ndimo. Icyo gihe antesha agaciro,
handi kuvuga ati ntabwo nzongera gupfa gutaha ubukwe rwose bubonetse na n'isaha ntabwo njya apfa gutaha ubukwe pe bitewe n'icyo gihe ariko Imana yangiriye neza ivugana nanjye ko izampereza kubyibuha icyo gihe nyine ndataha ariko nubwo natashye hari ukuntu umuntu yikorakora ngo bakamucishamo ijisho ifaranga tukakadutwerera icyo gihe nyine nta kurya nta kugira ute bimbana ibibazo ariko haracyari ibyiringiro bene data haracyari ibyiringiro ko ibyo Imana yavuganye natwe bizasohora Imana yambwiye yuko nyine maye kubyibuha ajya ngenda mbyibuha gake burya buriya n'amahoro yo mu mutima yatuma ubyibuha ushobora kuba mu biryo byinshi ukabya ariko ntubyibuhe ariko Imana yaraguhaye amahoro yo mu mutima ikavuga ati mwana wanjye nguhaye umubiri Imana ntabwo yaguhereza umubiri ari uw'ibibazo Imana ni mutabura uko abigenza ishoboye byose ntabwo inanira iri jambo ry'Imana dusanze muri Yesaya igice cya 1:2 Imana ngo yonteje abana irangije irabarera ariko barayigomeye Uwiteka ajya dushoboza pe namwe mudukurikiye ibaze kugira ngo Imana itwonse nirangiza kutwonsa iturere iturinde turi abanyeshuri batoya iturinde inzira zose ducamo turinde impanuka zo mu muhanda turinde kugira ibyago niturangiza tuyigomere ntabwo ibyo bintu bikwiye ni ukuri pe twigarure tugarure imitima yacu muri iyi minsi dusaba Imana imbabazi Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi Imana iracyiteguye kubabarira umuntu wese uyigana ashaka kuyisaba imbabazi hano muri Yesaya ibice 49:15 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyakora babasha kwibagirwa ariko njye sinzabibagirwa Imana itugirire neza cyane ijambo ry'Imana muri Yesaya riratubwiye ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa yamwibagirwa umwana yonsa yabyaye wa mwana uri mutoya cyane ari kubere ngo mbese umugore ngo yamwibagirwa ubajije abantu bose ubabajije mu badukurikiye hari uwo wabaza akavuga ati ntabwo umubyeyi yakwibagirwa umwana we hari uwo wabaza akakubwira ati ntabwo bibaho ntabwo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo icyakora bo babasha kwibagirwa ariko njye sinzabibagirwa ni ukuvuga ngo umubyeyi birashoboka cyane ngo yibagirwe umwana ariko Imana yo mu ijuru ntabwo yakwibagirwa Imana yo mu ijuru itubera amaso aho tutareba Imana yo mu ijuru itubera amaso mbese aho tutari ibihatubereye birashoboka ko umubyeyi wambyaye yanyibagira ariko Imana yo mu ijuru ntabwo yanyibagira Imana ntabwo igitererana abayo Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi mureke tujye tureka guhora tuyibabaza mureke twirinde kujya tugomera Imana kuko Imana ni umukozi w'umuhanga ishoboye byose nta muntu wayiringiye ngo azakorwe n'isoni nta muntu wayiringiye ngo azasabirize Imana itugirire neza cyane hari agakorasi kajya kavuga ngo urakabyara uragaheka warandengeye wa Mana we iyo korasi njya nyiririmba Imana nange nkabona yarandengeye Imana yarandengeye ngiye gukora ubukwe ndibuka nari mvuye mu karere nje mu kandi kubera yuko nje kwandikisha invitation hari aho nageze bitewe no gutwarwa cyane ndakomeza ndagenda nisanga nari nambutse ahantu hatemewe kwambuka maze kuhambuka barapfata bamaze kumfata barambaza ngo nitwa ndabivuga nari ndi kumwe n'umugabo wanjye mvuga amazina yanjye yombi babajije umugabo wanjye amazina ye abavuze amazina gataraye umutima nshaka kuvuga se kubeshya amazina kandi ntuvuga amazina yawe bigenze uti umugabo wanjye kubera amazina ye mbese muri make ntabwo yayavuze niba yaragize wenda hari ngo barahita baturekura ntabwo mbizi avuga amazina yataraye amaze kuvuga amazina yataraye uwo mugabo yari umupolisi yaravuga ati zaniranga muntu yawe ariko yayambaye igisoviri ayizanye asanga avuze amazina gataraye yamukubise urushi
ku buryo mukubise nange nkumva mfite ubwoba, ndumva ngize ubwoba, ndavuga ati noneho manza katurangiriye akacu kashobotse. Aramukubita yambajije se ufite imyaka ingahe, kubera nari mfite igikuriro, ndavuga ati mfite imyaka 17, kandi icyo gihe ntabwo nari mfite 17, nari ndi kuburaho gakeya cyane ngo nuzuze imyaka 21 kuko twari turi kwandikisha invitation ngo dusezerane. Ufite imyaka 17, zana irangamuntu yawe turebe. Arebye asanga nange namubeshye, yaratujyanye atwinjiza ahantu aradufungirana, buri wese amushyira ukwe. Ntangira kwicuza aho bigeze, ndavuga ati nakubeshye, ntabwo mfite imyaka 17, mfite imyaka 20, nenda kuzuza 21. Icyo gihe aravuga ati ibyo ngibyo nabikeneye kare, buno ntabwo nkibikeneye. Yaramfunze, umugabo wanjye nawe aramufunga, hari n'undi mugabo umwe wari uduherekeje nawe baramufunga, badufunze nk'isaha yose, ariko isaha yatubereye mbese isaha imwe. Ukuntu ngiye nayibaza nabonye wagira nk'iminsi nk'ingahe. Ndifuriza abantu kujya mukora neza kugira ngo ntimukazajye mu nzu y'imbohe. Buri nzu y'imbohe utari wayigeramo, bavuga ati abarimo reka nyabasengera bazayivemo, ibyo ngibyo gusa. Ariko kugera mu nzu y'imbohe ukabona uyivuyemo, burya ni ibitangaza bikomeye. Icyo gihe nahise nihana kubeshya, burya buri wese aba afite karande yamunaniye. Umugabo wanjye nawe yihana kubeshya, buriya ntabwo wapfa kumva kubeshye, avuga ikintu ariko kubeshya, yahise yiga kuvugisha ukuri. Imana iraturengera, bituma nyine ako gakorasi kakari kuza ngo urakabyara uragaheka warandengeye wa Mana we. Uwo munsi iyo korasi na n'isaha bayiririmba, ndavuga ati Imana nanjye warandengeye, igihe bamfunze warandengeye, wabaye mu ruhande rwanjye, waranyigaragarije, mbese nkumva nanjye Imana yarandengeye. Ese wowe ntabwo Imana yakurengeye? Imana igiturengera uko bwije n'uko bukeye, iraturengera mbese kuruta uko tubyumva. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Dukomeje gusoma Imana tukajya hano muri Zaburi 106 hereye ku murongo wa mbere, handitswe ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka iminsi yose. Uwiteka nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungendererane agakiza kawe, kugira ngo mbone intore zawe ziguwe neza. Nishimire umunezero w'ubwoko bwawe, niratane n'umwandu wawe. Twacumuranye na basogokuruza, twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Basogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa. Imana itugirire neza. Haleluya. Turi gukomeza gusoma ijambo ry'Imana ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi atugirira zihoraho iteka ryose. Ese muri wowe mu ruhande rwawe nta mbabazi Uwiteka yakugiriye? Nta mbabazi yakugiriye? Hari korasi ivuga ngo cyagiye nari mvuye narengewe n'Imana. Ese wowe nta hantu wari ugiye gupfa Imana ikakurengera? Ese wowe nta kibazo wagize Imana ikakwigaragariza? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi kare nabaririmbiye ngo imbabazi zawe Mana nizo zidutunze, ubuntu bwawe Mana buraduhagije. Muri make turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ngo ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze? Ese imirimo Imana igukorera, imirimo ibitangaza Imana igenda igukorera, iyo ugiye gushima Imana urabyibuka? Ese ujya utungana cyangwa umera nka Ananiya na Safira ukuntu bagiye babigenza? Ese ugiye gushima Imana uyishimira nk'uko bikwiriye, cyangwa nukurenzaho bambone ngiye gushima, bambone nagiye gushima Imana? Ese ubasha gushima Imana uko bikwiriye? Ese iyo uhumetse umwuka
w'abazima pe, ugaca uhumeka umwuka w'abazima, wibuka gushimira Imana. Nababwiye ngo nageze hari Gisenyi ku bitaro kuri hopitale, nsanga biba bikomeye, ababaye paralize, abantu benshi bagiye muri koma, abo bari kongerera umwuka, kandi uwo mwuka baba bari kuwugura bene data. Ese muri wowe ubona ntacyo Imana yakoze ku buryo wajya uyishima? Mu bibaho byose mujye mwibuka gushima umwami wacu. Mu bibaho byose, waba wariye waba utariye, ujye wibuka gushima Imana, kuko n'uwo mwuka uhumeka bene data ni Imana iba yawuguhaye. Ngo ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Ese muri make werekana ishimwe ry'Uwiteka ryose? Ujye ugerekana? Ese nta mirimo n'ibitangaza Imana igukorera ukibagirwa gushima? Ageze hari Gisenyi, ngera ku bitaro biba bigwariyemo, mbese hari ababyeyi batwite. Bamwe baba bavuga ati Imana we, ninzara nzagushima, ninzara nzagukorera. Ibise biri kubafata, ninzara mbese iba yabaye ninzara. Hari n'abaraga imirima, hari n'abaraga mbese n'abatanga inka, hari n'abavuga ati rwose mfite ipariseri ndayiguha muganga numfasha akira amahoro. Hari n'abavuga ati nimba hano kwa muganga nzashima Imana. Ariko wajya gushima Imana ibigukuye aho ngaho ukavuga ati reka Imana nishime igiceri cy'ijana. Hari n'ababikora, ntacyo twabona dushima Imana pe, ariko nanone ibyo ngibyo biba bisuzuguritse. Imana yakugiriye neza, wahize imihigo myinshi, ariko ntiwayihigura. Wahize imihigo uravuga ati Imana numpereze umwana nzagushima, kuko uzaba undinze igitutsi mu muryango. Iyo mirimo Imana irayigukorera. Ese ko Imana yaguhaye kubyara neza, ukavuga ati Mana nimbyara neza nzagushima, ijambo ry'Imana yavuze se washimye Imana nk'uko bikwiriye? Uyu munsi wa none itekerezeho. Hari ushima Imana wenda akayihereza icyo giceri cy'ijana ari cyo afite, ariko hari ababikora bitewe n'impamvu z'ubugugu, niko nabivuga. Ukabona mbese ko Imana ntacyo yakoze, ukabona kuba waramutse. Hari ababona baramutse bakaramuka ku bwabo, kandi ni Imana ituma turamuka. Hari n'utanga ibihumbi 10 ari gushima Imana, ni urugero nari ntanze, ariko wareba ibyo afite kuntu Imana yamurinze, ukabona rwose pe arutwa na wa muntu watanze igiceri cya 50 ariko kimuvuye ku mutima, ukabona arutwa nawe. Ese yuri gukora umurimo w'Imana, yuri gushima Imana, uyishima nk'uko bikwiriye? Imana ntabwo wayishima ari uko wayihaye amafaranga gusa, nta mafaranga ufite ukajya gushima Imana, nta buryarya ufite pe. Imana irakumva, yiteguye kukugirira neza, ikakuremera ayandi mashini. Wahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa ukora ibyo gukiranuka. Dukomeje ahangaha ku gice cya 6 haranditse ngo twacumuranye n'abasogokuruza, twarakiraniwe, twakoze ibyaha. Basogokuruza ntibamenye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa. Mbese ni ukuvuga ngo basogokuruza batubanjirije bakoraga ibyaha, baraterekeraga, baturaga amaturo y'ibigirwamana, bakoraga ibintu byinshi biteye isoni. Ariko turashima Imana yadukuye mu bisekuruza byaho tuvuka. Birashoboka yuko wavukiye mu bisekuruza bidakijijwe, birashoboka yuko ibisekuruza by'iwanyu byakoraga ibintu mbese bidahimbaza Imana, ariko Imana ikaba yaragukuyemo. Nicyo nacyo ni igitangaza cyo gushimira Imana. Imana niyo gushimwa ibihe byose. Imana yatubambiye amahema, Imana yabaye mu ruhande rwacu, nishimwe cyane kandi nihabwe icyubahiro. Birashoboka pe yuko watekereza imirimo y'Imana ni myinshi cyane, ni myinshi. Uburinzi igiduha, ibitangaza igidukorera. Mana, imirimo y'Imana irahambaye. Imana nihabwe icyubahiro. Imana yacu rero ni nyakubahwa. Imana yacu turatekereza, tujye dukomeza dutekereze kwa ririya jambo twasomye mu Befeso ngo turabe Imana yaremye. Imana ituremera imirimo myiza. Utekereze kuri iryo jambo, uritekereze uvuge ati nange guhera umunsi wa none ndahindutse, ngiye kujya ngendera mu mirimo myiza.
ujya kugenda kose, kugenda utari kugendana na Yesu, kugenda utari kugendana n'Imana kose pe ntacyo ubura gukora. Uyu munsi wihine uvuge ati nanjye Mana mubo waremeye imirimo myiza, uyu munsi wa none nanjye ndimo, unshoboze kujya ndakora ibyaha, ushoboze kundinda kujya nkora ibyaha, unshoboze kugukorera, kuko ngo kugukorera ni byiza, kugukorera ni iby'igikundiro, kugukorera bituma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi nawe wiha intego uvuga ati Mana, muri Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 2 twasanze Imana yaronkeje abana yarangiza ikabarera, ariko bakaba bari kwigomera. Uyu munsi wiha intego uvuga ati wa Mana we, uyu munsi unkure mu bakugomeraga, uyu munsi ndashaka kugukurikira, uyu munsi ndashaka kugirirwa neza nawe wa Mana we, niweho murengezi w'ubuzima bwanjye. Uyu munsi wongera ugirana ubusabane n'Imana, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ariko umwonsa akaba yamwibagirwa, ariko Uwiteka Imana we ntago yamwibagirwa. Uyu munsi wemerera Imana wongere uyihereza akanya muri wowe, yongere iganire nawe, kiganira nawe, yongere igikugenderera uko bwije n'uko bukeye. Imana ntabwo uzakwibagirwa, kuko Imana uyisaba kukurengera ikabikora. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi nawe wongere uyemerere, yongere ibe mu ruhande rwawe. Imana itugirire neza cyane. Twasomye amagambo menshi, ndakeka buri wese yakuramo ikimwigisha, buri wese yakuramo mbese inyunganizi. Byashoboka yuko warananiranye wumva utahinduka, ariko Imana kubera iri mu ruhande rwacu nta kiyinanira. Uyu munsi wa none ndakwifuriza kugira ngo uhinduke, nubwo gukurikira Yesu bitoroshye. Uyu munsi wihine uvuge ati nange guhera uyu munsi, guhera itariki y'uyu munsi ngiye kugukurikira wa Mana we, nta nzira nzongera kunyuramo, kubera yuko wa Mana wari weho nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni weho ngiye kujya ndakurikira, nta wundi muntu nzongera gukurikira. Wakurikira abakomeye ejo bakaguhinduka bakakwihakana, wakurikira imiryango ejo ikakwanga, mbese wakurikira ubutunzi ufite ejo bwashira. Uvuge ati Mana niweho niringiye, kandi wa Mana we niweho manza amaso. Wirinde guhanga amaso ab'isi kuruta uko wayahanga ku Uwiteka Imana. Imana yo mu ijuru nitugirire neza cyane. Imana ishimwe cyane. Rero mu jambo ry'Imana twasomye byinshi. Byashoboka yuko harimo icyakunyuze cyanyuze umutima wawe, byashoboka muri Bibiliya harimo byinshi pe, harimo byinshi. Twasomye inkuru zo mu Bafilipi, dusoma muri Yesaya, twasomye muri Zaburi, twasomye muri Matayo, twasomye amagambo menshi pe no muri Bibiliya. Ndabifuriza kugira ngo gabafashe, kandi namwe mujye musoma, tujye twunganirana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ushobora gukuramo amagambo meza ukayasangiza abandi bitewe n'uko wabyumvishe, ukayasangiza abandi ukayaboherereza, ukabahereza link yayo. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye kuva ntangira kugeza buno nsoje. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Tugisoza rero reka dusoze dusenga Imana kugira ngo dushoboze, komeze iturindire iki gihugu cyacu, ihagarareho, komeze ibane namwe kugira ngo natwe tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Reka dusenge kugira ngo dutandukane. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishoboye byose, uri Data twese mwiza, turagushimiye ko waturinze, wabanye natwe Mana, waturinze mu magambo duheze turi gusoma muri Bibiliya, wabanye natwe mu cunguzi mwiza w'ubugingo. Ushimwe cyane kandi uhabwe icyubahiro. Uwiteka tugiye gutandukana, turakwinginze kugira ngo dutandukane kubw'imibiri, ariko imitima yishimira iwawe mu ijuru. Bana natwe muri byose. Hari Uwiteka, hari abari mu kazi, turakwinginze kugira ngo ukomeze ukabarindiremo. Hari abari Uwiteka mu rugo, ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubarinde. Nitwongera guhura turi bazima tuzashima izina ryawe. Bana natwe muri byose, niko dusabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen.